mambo vipi bimeze bite ndacyari namba uno banyita Rocky abanzi nago bangereranya abamenye nago bacidikanyaho ni kuri BTN TV ibisanzwe buri munsi guhera agasa 9 ya televiziyo imwe icye itunganye ndetse izi filmu ukazisanga no kuri website bita Agasobanuye films.com abakomeje kuvuga ngo filime ni muri kuzibona naho hantu zisanga ku mafaranga make yawe ukagura abonema filmu ukajya uzirebera kuri iyo website bimeze bite of a beautiful day, the eternal scent of a beautiful day. Since you were young, you have been an example to others. That's why I want to wish you a happy birthday again. You are a true gem. You have brought me good manners and good qualities. You are an eternal fragrance to me. I will follow you wherever you live, far away in foreign lands. I thank you for the manners you brought me.